narababwiye ngo akariho karavugwa kandi nta nkuru isakuriza ubusa ku musozi. Ubu rero tuvugana magingo aya ngaya igitondo nk'iki ngiki nje kubahereza breakfast itariho ivumbi. Itari ivumbi. Uwitwa Titi Brown ubu tuvugana yatandukanye byeruye official n'uwitwa Nyambo Jessica mwibanga rikomeye cyane. Uti bimeze bite rero? Ubu tuvugana ni mu gihe uwitwa Titi Brown yakurikiraga abantu cyangwa se yafollowingaga abantu 2365 kuri Instagram yiwe, ariko kugeza ubu ngubu ari gukurikirana abantu 2364. Uti byagenze bite? Utarimo ninde? Ugerayo nawe nyine ucekinge urebe ubundi uze umbwira umuntu utarimo nusanga ibyo ngiye kuvuga koko atari byo. Harabarimo ikibazo, ndaba mbazanira amakuru y'ibihuha. Naho uwitwa Nyambo Jessica we yasanzwe akurikira abantu 197, ariko kugeza ubu ngubu ari gufollowinga abantu 196. Wakibaza uti ninde uri kuburamo? Ibyo byose muraje mu byumve mu nkuru yanjye, ariko hagati aho ngaho kuri story ya Titi Brown ya Instagram hariho ijambo kugeza ubu ngubu rigira riti enough is enough. Ndaje mu kanya gato rero mbabwire iby'iyi nkuru uko byifashe. Niba utari wakora subscribe ukore kunzogera kuri no platform yacu, yikore kugira ngo buri gihe ujye ubona update z'amakuru yizewe, kuko tubahereza breakfast tukanabahereza dinner. Twagarutse rero muri ya makuru yacu, ni amakuru abagezweho, amakuru acukumbuye kandi amakuru yizewe. Uti enough is enough. Ibi ni ibyanditswe n'uwitwa Titi Brown kuri story yiwe ya Instagram. Ni amakuru namenye ku munsi wa none muri iki gitondo ubwo nari nsuye Instagram cyangwa se urukuta rwa Instagram rwa Titi Brown. Ni mu gihe umushuti wa hafi w'uwitwa Titi Brown yarandabuye akambwira ati noneho bya bintu koko Titi Brown arabyeruye arabyemeje, niko guhita nyarukirayo rero ngo ndebe wagwane. Nagiye ndareba koko nsanga uwitwa Titi Brown ubu tuvugana nkoze ikiganiro haciyeho amasaha agera kuri 3 uwitwa Titi Brown ibyo ngibyo abikoze. Naho yagiye rero kuri story yiwe ya Instagram arandika ati enough is enough. Arangije akurikizaho kuba yasiba amafoto yose kuri wall yiwe ya Instagram, amafoto ye yose ari kumwe n'uwitwa Nyambo Jessica. Ni mu gihe nabazaniye iyi nkuru mbabwira yuko uwitwa Titi Brown na Nyambo Jessica batandukanye, ariko nyuma uwitwa Titi Brown aza kujijisha agaragaza kuri story yiwe, aragenda arandika ati mu buryo bwo kugaragaza yuko Nyambo Jessica ari we buzima bwe bwose, yuko amubuze mbese ubuzima butakomeza. N'uwitwa Nyambo icyo gihe yaraje arareacting. Ariko ibi ngibi noneho byo impamvu mbabwira yuko ni ukuri, kuko kuri bose ntujya kureba. Nagiye ndareba, hari indirimbo ya Bwiza na The Ben aba bose bari barashyizeho, ni indirimbo bari barakoze, bari barakoreye challenge ya ndirimbo yitwa Best. Ubu bose kuri Instagram yabo ugiyeho ntago iyi ndirimbo ushobora kuba wayisangaho. Ikindi rero cyanyemeje yuko uwitwa Nyambo Jessica yatandukanye na Titi Brown nuko nunasura Instagram y'uwitwa Jessica, Nyambo Jessica, nugerayo urasanga nawe ubwe atagikurikira, atagifollowinga cyangwa se yakoze unfollow kuwitwa Titi Brown. Gusa Nyambo Jessica we yasibye video yonyine ya ndirimbo yitwa Best, ariko amafoto ari kumwe na Titi Brown kugeza ubu ngubu we aracyariho. Ni mu gihe
uwitwa Miki ndumva ni ku munsi w'ejo yari yakoze ikiganiro kuri MI Empire cyangwa se MIE kuri ya channel y'uwitwa Irene Murindahabi, aho yavugaga ati ese ubundi Nyambo aramutse atandukanye na Titi Brown bitwaye iki ko n'ubundi atari we ex yaba afite wenyine. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga yuko aba bose inshuti za hafi zaba ari abantu bari babizi neza yuko n'ubundi bari bari mu rukundo, sibyo twebwe kuza bakadushushanya bakatubwira yuko ari aba bestie. Ibyo bikaba byaratumye twebwe twibaza tuti niba abana ari aba bestie ubundi aba bestie baratandukana. Ibyo bintu biba hehe ko aba bestie batandukana? Rero nagiye mbona abagiye mukora reaction ku biganiro twagiye tubahereza mbere, muvuga muti cecekaho wisebya Nyambo wigira ute. Ntago ahangaha tubazanira inkuru zitizewe, ni amakuru tuba twabanje kubanza gukoraho ubugenzuzi kugira ngo tube twayazana hano, tube twayabashyikiriza. Rero hari n'indi nkuru nanakomojeho nanone ikigaragara cyo, ese ushobora kwibaza uti ninde ntandaro, ninde gitera w'ibi bintu byose, ninde utumye hagati ya Titi na Nyambo Jessica, ninde muri bo hagati yabo watangije ibi bintu byo kutuma aba bombi turi kubabonamo kuba bashwana, kandi ikindi gusubirana kw'aba bantu biri kure, ntabwo ari bya bindi twavugaga tuti kanaka yatandukanye na kanaka ariko iriya ni plaka, anytime bashobora kongera kuba baza tukongera tukababonana. Ibi ngibi byo rero rwose biri kure kuko biravugwa. Ejo nari nabikomojeho ndababwira ni i Bugesera uwitwa Nyambo Jessica ndetse n'uwitwa Zaba bahaririye agatunda. Ni inkuru biravugwa, simbihagazeho kuko simbizi neza. Nagerageje no kuba nabaza umuntu wa hariya w'i Bugesera waho byabereye hafi aho ngaho, ariko ntago yabashije kuba yasubiza ngo tumenye wagwana. Ariko n'ubundi njyewe iyo niyemeje mba niyemeje, inkuru nzayibazanira gatanu ku kandi nyibagezeho uko iri yose uko bimeze. Rero uwitwa Nyambo Jessica, nimba uri umukunzi wa Nyambo Jessica ukaba n'umukunzi wa Titi Brown, icyo nakubwira cyo nakwihanganisha, nkakubwira nikomera muri ibi bihe uri kunyuramo nk'umukunzi w'aba bombi, kuko ni abantu batanze urugero rwiza mu isura y'aba bestie. Ni abantu twarafatiyeho urugero ku buryo iyo umuntu yabaga afite sheri yahitaga yumva yuko atanafite nuza bestie wiwe ritarema. Rero bishatse kuvuga iki? Nimba utari ufite best, urumva yuko aba best ntibakiri kumwe, ushobora no kugenda ugapropose Nyambo ukamusaba yuko mwakibera best, wenda byakunda. Cyangwa se waba uri umukobwa ukagenda ukawegera Titi Brown, nawe ukaba wamubera best, kuko muri iki gihe muri no minsi uwitwa Nyambo Jessica ari guca mu bihe bikomeye. Impamvu mvuze gutya, urabona hari ukuntu uw'inshuti n'umuntu, wenda uri umukobwa ukundanye n'umuhungu, ukaba inshuti n'umuhungu, hari byinshi mukora, hari byinshi mumenyekanaho, biba bigoye yuko hari undi muntu wazaza avuga ati reka njyewe negere uriya mukobwa mu propose ku bijyanye n'urukundo bibe biri seriye. N'ubundi usanga n'ubundi umuntu wakoze ikintu nk'iki ngiki baramutse badakomezanyije, n'ubundi uwitwa Nyambo Jessica yaba ari mu mazi abira, kubera yuko buriya igitsina gore cyangwa se abakobwa baseba cyane kuruta abahungu, aho biba bivugwa yuko nimba ukundanye n'umuhungu se cyangwa se umuntu ari best wawe, byanze bikunze hanze imihanda inkuru ziba ari nyinshi yuko muryo dutunda n'iki. Ugasanga rero biragoye cyane yuko abenshi cyangwa se abatipe benshi, abahungu benshi, umukobwa we baba baratangiye kuba bamufata nk'ikirara. Ni ukuvuga
uyu Nyambo Jessica ntago ari ukumwiha gusa yagiye avugwaho ibintu byinshi cyane, yagiye avugwaho kuba yambara ubusa, kuba yambara imyenda itamukwije kandi atikwije, kandi abamukunze bari baramukundiye nyine yuko babonaga ari umwana witonda, umwana ushobora kugira kwikwiza, mbese ukabona yuko uyu Nyambo Jessica yaba ari mu mazi abira. Rero byane amatsiko ndavuga ni reka njye no kuri story y'uwitwa Nyambo Jessica ndebe yuko nawe yaba yaje kwandika ati enough is enough, cyangwa se ndebe nimba kuri story yiwe ya Instagram yaba yanditse haba hari ikintu yanditseho kisayininga yuko koko atakiri kumwe n'uwitwa Titi Brown. Nagiye nsangaho advertisement nyine ari kwamamaza Sana, murabizi ko ari brand ambassador wayo. Rero nicyo kintu cyonyine nasanze yibereye mu kazi, ibindi we nta kintu bimubwiye, sibye nkatwe tuba twahagurutse nk'abanyamakuru kugira ngo tumenye umunsi ku munsi ibintu byifashe bite, umunsi ku munsi ibintu by'abastari bacu amakuru abavugwaho byifashe bite. Rero ahagaha niho nsoreje iki kiganiro cyanjye, mwakoze narinje kubaha breakfast nubwo natinze kuyibahereza, ariko mukomeze kugira umunsi mwiza, mugubwe neza.